bitagendewe no ku mibare ani numwataka ukomeye wenda umwataka nabonye bizadusaba kumureba neza wenda muri match ziri imbere wundi mwiza ni Forunganye kuko apiri muracyakeneye kureba iki wetse tumureba kuri Grand Rendez-vous by'Nyarugenge muracyakeneye n'abantu itonde ubu ntabwo etonde mbama nuko yaje bireke bana nabaye batoma ureka manza mupime kuri iriya ureka mushyire kuri creme ibyo umbwira ureka mushyire mu mahoro uracyasuzuma harandi uretse waretse nkamushyira ku itara nkamushyira hagati ya inusu na crema batarinjizwa nkamureba neza si Forunganye reka murebe wanyemere nkamureba ku Grand Rendez-vous kuko nge ni nacyo kintu muri anapfuye na mbawoma n'ubushize urabizi afana wa pera kuntu bandukaga urabyibuka enda gakunyica wewe nyine se amumanuye bench nababwiye ikintu nje nemera umukinnyi kuri Grand Rendez-vous abakinnyi bakomeye bakina match Forunganye yakinye ntayitsinde byitego yamusanze yonyine ndashaka kumureba kuri Grand Rendez-vous bro jewe umukinnyi impamvu nubaha Ani Elijah yankubitiye ikipe hano ari muri Bugesera amakipe manini kikazajya gikura baro ku ruhande kikamanuka kikayipasa mu mpande kiri kumwe na muzungu akayinjiza kikambyeramo kikagushwanyaguza kikakubyiga Ani ni igikoko bro umukinnyi impamvu nkarubonekana mushyiragamo aba ba Kevin Mbubaha njye nkunda abakinnyi bakina match nkuru byo kumwa ngo akenye na Rutsiro byo kumwa ngo akenye na Mugesera byo kumwa ngo akenye na Muhazi byo simbizi simbyemera niba uri umwataka turitse ikipe ni simbizi niba ukomeye simbizi ikipe ni